Ndi papa Sava. Nta mahoro kabisa. Nta kabura kakunyagiye se. Akabura se kabura? Ntago kabura muri iyi minsi. Reka da. Nanjye ndi kukikorera. Ako imvura ngo ni nziza nubwo ntari umuhinzi. Ariko ngo abahinzi baba bagakeneye. Azaho utari umuhinzi niyo urya ibiryo byabo. Ntanase ubwo. Nyine abandi uri umuhinzi wa ruparapara. Nta n'utuboga ugera mu rugo. Keretse niyo mvuga ngo mpinga mu gifu. Ya mu gifu ubwo ndahinga pe. Ndatemagura se sinemagura. Uri umubaje. Kuko ndabaza nkahinga nkabimagura. Byagendaga ariko. Hanyuma rero yambwiye ngo mwese muwe mwicaye ahangaha ngo araje. Hari ikibazo se? Ariko uri umuntu uzi kubahiriza gahunda. Burya ko abantu bose nushaka kumenya umuntu kamumenya ko afite ubwenge buri ku murongo. Jya ubara isaha. Ureba isaha uvuga uti uyu muntu yubahiriza isaha waba ari bye. Abandi bose jamais ditu. Ubwo ndi bye. Wowe uri bye. Abandi bose jamais ditu. Nese 5 ntirenzeho. Wicaye utegereza. Bugasoma. Nanjye mbe nkurikirana kuri ya. Ubu nanjye nsigaye notse. Ngiri kubakorera inkoko ahubwo. Uze kundya karumbwira uti wotse uti. Nimenye niwe mfite akaboko ka mucomasha. Atungi waramwirukanye se? Oya. Atungi ntago namwirukanye ahubwo bafite ubukwe wabo. Izo nkoko ndazirya hose ndumva uko papa Sava yotsa. Nanjye birungo ko nkubitaho njyanye n'ibyo nkeneye se. Yalala. Sasa uvuye mu kazi amasaha atararangira. Oya deje nazo umubwire ko nabikoze byose nta kibazo. Wese bite hano yo ko ipanganitse anga. Ipangarika se niwe wampangaritse bro. Kashika. Yes papa Sava. Miriwe se? Miriwe neza. Amakuru. Meza ni meza. Akira. Komera. Umuntu rero wari wambwiye ngo mbakire ngira ngo ababwiye ko muhansanga. Yambwiye ngo mwicare mbakirane mube muganira. Jewe se shika ahubwo nkuzanire ka kandi ukunda nyine. Nase papa Sava wantereye agateba. Oya kandi yambwiye ngo nyine mube muri hamwe. Je nicarane n'inzererezi se? Ariko nawe ntukite umuntu w'umugabo inzererezi. Ishika hariya ubwo wenda mugenzi wanyu niwe uri buze kubatandukanya. Njye ubahiriza ibyo bambwiye nakugira imana. Naho ubundi nibyo nakubwiraga kashi. Burya umugabo aba ari umugabo yanagutabara urugamba rukomeye. Iyo mwuyingayingana imyaka kandi ugasanga hari n'icyo muhuriraho ntago wamwita inzererezi nanone. Turangana. Itungana. Ariko iyo urebye umusore usigaye wiyogoshesha agashyiramo kanta ya kizungu. Ibi bintu babiteramo 5,000 no kuyogoshesha kandi hano babikora 10,000. Amafaranga yo kuhesha. Papa Sava ndamuzi aho nyina go. Aya bari ibintu ariko uburyo by'ubwo byo gutebya ntago bari ibintu birenze. Arega nanjye nago ndi igifura papa Sava. Ujye utenya umuntu usokoza ingohe burya. Ntago aba yoroshye. Ibyo bintu ntago wabyita ujagaraye ubundi.
kandi ikindi noneho ibyo abarusha tubireke. reka nkubwire ikindi kintu abarusha kashika ngewe uriya mukobwa yari yambwiye ati bose barahagerera isaha wowe urengejeho iminota 10 abyumve se ubu no ku bwonko bwawe zikonje nsaba uruhushya n'ubundi nayo ese kuki wari wabye higaba nta kazi bagira wagombaga nyine kumubwira akabishyira igihe urangiriza akazi sibyo bivuga ariko icyo nshaka kukubwira ubwo ufite rotari ubwandushije amanota kuri tayimu neza ni abantu uzi batagira akazi ariko birwa babwera uno namubwira utuze ibyo tubireke none se papa ahandi meze neza ntumbona se muri iyi minsi ibintu ntago noneho ubu hari ibintu dukwiye kuvaho ibintu byo kujya bakubaza ikintu cyose nta kigenda umuntu agataka ukagumya utakutaka hari abapfa umuntu akwiye kujya ashima ubuzima agashima ko yaramutse agashima ko bizinesi niyo wakunguka 5 cyangwa niyo ntayo wakunguka ariko ukaba ufite abantu ubuzima bugihagaze banavuga ko iyo uhora muri negativite n'ubundi ugumuko tuba dukwiye kuba aba pessimiste sibyo harya sha wowe amashuri yageze urebye ndashaka gukomeza kwiga kuko urakomeza bya bya electronique ariko ndongeramo na ka computer kuvuga utabyimbye amatuza urankanga bro Imana yarandemye amatuza nta mpamvu yo kuvuga ngo sinyabyimbye kandi niyitwaze yuko hari ukuntu umuntu akura nk'ikijumba sha cyangwa iteke rya bwayisi wari wabona iteke rya bwayisi rishyororodotse no gutsindagira hasi twebwe Imana baraturemye kaduha forume reka nkomeze nkore ya gahunda tugire vuba muganire hanyuma se yakubwiye ko hagera ryariho yambwiye yuko mwese muhagerera rimwe mukabanza mukaganira nganira n'uze wowe hari n'abandi noneho nkabazanira n'ikintu cy'igisiga kiguruka hari n'abandi bari buza reka kwibaraguza utuntu twinshi bro mwana tuza harya ngo usibye ako kazi konyine ikindi undusha ni iki gisha bitamuramo mbona imyanya wayihinduye se bya bitera meze neza ni sawa ejo uri kurya iki ni faranga ejo uri kubaka mukubaka n'indasha ruguru se nta mwanya uri oya bambwira ngo mufatikanye mwicare hano nanjye bakire neza ngo tugire ute uganira n'aba bantu yesi babwira ariko inzira y'iterambere nyine rega ingegera hari igihe ari zo zikurindira umutekano tujye duhinduka kabisa uri kumfata ukanyumvisha buryo ki ndaza kwicarana n'ino ngegera arangije ayisumbuye muri elegitoronike sha ngo yarangiza se bivuze iki nyine yicarana nabo babwira uko amafaranga uyakorera ariko uzaba ntabwo mpicara ariko ngiye niko shakira ahantu nicara niba hadahari ngiye bambwiye bati n'umukire uri buze ubashyira hamwe baganira nanjye nze barimo gufata ikintu cy'igisiga wabashyiriyeho wanyubahirije nkaguha ko ufata nkajya gutunganya iyo nkoko nkaza nkabakira muvandi mwegera aho ngaho urebe ngo biraba bizima kose ni mukaruhanya n'isi byitoroshye ubwo bazajya bavuga nawe uvuga tundi inama bazanamo aka kagenga afite amagambo ariko ntuzabone umuntu muhuje igiti cyameze hagati y'ibishyitsi bibiri mwembi ngo musuzugure mbazanire ka wayine cyangwa yakawayine cyangwa amazi nta kibazo amazi abakire gira ngo ndanywa fanta nk'ubwa ahasigaye umaze kumva tuza wumvisha ko twebwe turi babiri noneho tubaye ingegera twembi abyumvishe cyangwa ntabwo wari wakuruguta ese ubundi bimeze bite urashaka kumfata ukanshira muri class yawe ntabwo tubaye ingegera turi babiri harya we cunga umunwa wawe kabisa cunga umunwa wawe ntabwo umuntu waje kuvugana nawe urimo sinzi
Subundi ibi ni ibiki? Zishobora umuntu y'amaguru. hano ntabwo ari muri sare wawe bro. Barya ngo wiga mu wa kangahe? Mwito koza se. Ariga se? Ngo ariga. Mu wa kangahe? Njye nararangije kwiga. Warangije kwiga he nyine mu wa kangahe? Wize ibyo ngibyo ntabwo bikureba. Urakora se? Asi mwaduze kwizuna. Manura. Ese wamuntu y'amaguru ushaka. Ubu ngubu urabona uricara umuntu w'abagabo ugakira ukubura ubukonde. Ikikwereka icyubahiro mfite ni ukubona afashe intoki z'akazikoza munsi y'urukweto rwanjye. Pasava. Uri serivete? reka nze mbazanire twa tundi umuntu Sima pasava. Byagenze utubundi. rero ntabwo iyi gahunda ari iyanjye, gahunda ni iyande. Ku buryo se yakubwiye ngo nishana n'abatipe ngo mube muganira ngo nawe araza kuza bimeze neza. Zana twato. ubwayo urayongera cyane. nta kibazo yose. Okay. Nakomero kaje. Iyi niyo nama ya mbere ngiye midahuye. Asesha nkugorore iki? Hari gucunga nk'akajura uri kureba iki? So tubone ikintu yakora ari iki? Ese ubundi ukora iki? Musaza, njye nitwara. Nitwa Kashikashi. Ariko Mwese uyu we bitebye. Njye ni munyebwe. Nibura ko wakwibona wicaranye n'abagabo. Si ngombwa ko mwari kunyibwira ko n'ubundi wowe Alain nari nsanzwe muzi. Wabuze ko nikiza kumenya. Merci. Ntabwo gakenera arakifashisha. Reka mbarebe. abibonye sha. Ni za nkweto zawe. Yego. Bafashe. Tujya gusangira twese Bazaba. kumeze mu. Tugiye gusangira hano. Mwese ko muri abantu mwasangiye se. Sibyo mbabwira. Hari ubemba koko. Ako nimwe na rimwe namujye mureba icyubahiro cy'umuntu. Icyubahiro cy'umuntu usugira ngo kiba mu munwa, kiba mu bikorwa. N'uyu usarimo? N'uyu yarimo? Ubwo mumuhereza agacimbure. Ariko ngiye bambwiye ngo mbakirire hamwe da. Se ko mutiyumva na musha mwadikanyije amasaha. Naba no mwadikanyije sambo mu mungana mukuma. Bakadikanya munganya imirima ariko ndabona wa Kagize kuba kana karaho kadekura bikomere. Umwana asasho konkora ubwanwa gutya. N'ubwonko ariko nuko rero mu mwumva ibitekerezo. Papa Zavat reka nkubwire ibintu dusubira ibindi. N'ubu ndakibaza impamvu. Ubundi ubusumura. Uwo mwe wakwicarana na Kashikashi ariko si uyu nguyu. Ariko rero ngewe murandenganya. Ko ndi kubahiriza amategeko y'umuntu. Niba ari n'inama niba ari na surprise runaka wenda bapanze. Aha bayi. Ese se birakorera. Ko ndi kubahiriza nuza batanze. Asesha wamanuye kukugura. Wamanuye kukugura. Ufite uburenganzira bwo kwisanzura. Koresha kano. Ubwo kwisanzura ko araho utari. Uko naje namwe ubwanyu niko Hanson. Nta nubwo iwanyu bakwigishije kubahamo gake bazi. Ugira n'akantu k'akanyabupfura. Ahubwo nje ikintu kiri mu kuntu. Ikintu kintungura. Gute batekereza ko njyewe wowe nawe ngo duhura ahantu hamwe. hanyuma siko muri kugaya uwabitekereje
ahubwo mwebwe kubera iki mwicaye none mwemeye mukicarana nanjye mwaje muhansanga ari ubwo njye naje mbivanga wamusanze se wamusanze icyo ndimo kuvuga ahangaha ni uko navugaga ni mwese muri abantu noneho icyiza muri n'abanyarwanda muravuga ururimi rumwe hano kandi noneho si ukuvuga ngo buri wese aragira ate buri wese ashobora gufatiye buri wese agafatiye numva nta kibazo muryoherwe mbaye umunyu ariko umunyu si byiza kuwongeraho ku biryo burya sibyo bona pete yatana ntugatinzemo ariko ntukabinyandasha abinyanda urugamba rukomeye ibintu bigeze heza nk'uko rero mwahansanze mwese ahangaha ngiye kubaha ikaze bon appetit nawe bon appetit nawe turya akora sange tura irya bro kigera wowe nta n'isoni kwifata ngo ugiye kurya mbere y'abagabo basaba ibyo urisha ugakora mu isahani imbere y'abagabo nta n'isoni tararya nkatabiheruka biraryoshye se kumva bimeze fresh my love Shusho. How are you? I'm good. Meze neza. Yeah, Mr. Bob. Chazwa hasi. Excuse. Guzo ugiye gusuzana. nyine mwaka Sasa icara hari. Muhereza ukuboko. Sugurajya. Sasa mwere kongeza kabisa. Hawusha kujya wipasa muremure. Akudu wundi we tuvuga ibintu bisubira ibindi. Uransomera umugore gute? Umugore wawe kuva ryari se? Ahubwo je nari nzi ko kubashye nkuko twabaye inshuti. mukomere usanze bageze kure ugomba agake Senda nka agasitro. agasitro Yego. okay hanyuma n'ukuntu gahunda yari ipanze ni imwe kuri buri muntu kuri ubwo nawe wakoresha cyangwa manze ngukarabye Ariko se nta kibazo ariko narya na mukanya. okay sawa ubwo agasitro kaze mbere Yego. Nose ko ndebera umugore wawe. Mukomeze muryoherwe. murakoze Merci. Kayo. Neza. Sasa bro. Umva. Nagubona ko ari njye yasoje mbere. Ano kuri umushyitsi kandi. Can't you even tell yourself, huh? Sasa, meze neza. Yameze neza. Namwe mumeze neza. yemeze neza ndashima Imana ni inkoko mwadutegurira ryoshye Asosha ninde ukubajije. ubwo ku gaserviye tuhakenera kwihanagura byose nuko Yego, ndakeka kuvuga gahunda ari yawe ndabona ko yego ntabwo ndi we atunge ariko ubwo nanjye iraza kungenera ka purubuware Warima. ndakaguha papa sava. Tubyaye Imana. Ese bimeze bite mwana? Ari kukubwira ko akeneye kurya. Ese waka kanya upfuranutse. Akanya? Ese ko twari inshuti bigenze bite ubonye umugore wanjye bihinduka. Umugore wawe? ikintu muri group Si ni njye wari wabahamagaje hano. Ndakeka natangira mbabwira ikintu nabahamagaje. oya mbere yo kukitubwira byanga byakunda ngenda bizi neza ko ari njye Asosha nindi? Ubu nawe uravuze. Ale Tanazi Kashikashi nakoze kwitabira invitation yanjye. Uko mwese muri hano muri batatu ndabizi ko mu nkunda. ndagukunda cyane ngiye Sorry? Ndabizi ko mu nkunda. Ngukunda.
bivuge neza ndabizi ko nkunda Ale ndabizi ko nkunda Atana ndabizi ko nkunda Kashka ndabizi ko nkunda ndabizi ko mwese mu nkunda I love you. yego ndabizi twese se yego ntuzi hari umuntu hari padiri wakubwiye nibura ngo abantu ugende ubasakazemo imigisha y'urukundo mbwira urukundo ni umuntu se warugize urwa bose oya muze kunyumva neza tugendane nubwo mvuze ngo ndabizi ko mwese mu nkunda ariko nanjye hari ukuntu mwese mbafitiye amarangamutima se uri seriyeuse reka nkomeze Kashka twese dufitiye amarangamutima yego impamvu ni hari ikintu mwese buretse gato sasa tuvuge ibintu kandi tubigendemo neza uravuze ngo twese dufitiye amarangamutima Icyo utumvisha ni igiki? ase wenda ndakuvuza sha ziba ntongere no kumvugisha twese dufitiye amarangamutima yego njyewe uyu yego n'uyu yego batatu yego gusa kuva ari nibyo ndi kubasobanura nyine niko muri guhita muterana amagambo ntimutume nkomeza kuvuga impamvu mwese mbafitiye amarangamutima ari ikintu nyine muhurijeho mwese uko muri batatu mufite ukuntu muzi gufata neza igitsina gore akabigasirwa nk'akeza koko muri make uri kuturondora ariko mbese muri make reka nkubaze ushatse oya Kashka umva mbwira genda gake sima utumva yaguhaye amapeti ukagira ngo genda gake manura ku kuboko Ariko se mwese ko wewe nakubwiye we ziba ariko nawe zibavuge. Yafashe ijambo kandi mwari muhaye. mugenze gake rero ku kuboko kumanure bro tutabipfa kabisa komeza umbwire ego narindi kubabwira impamvu mwese mbafitiye amarangamutima nabanje kubabwira impamvu imwe mwese muhuriyeho gusa ngiye ngenda mvuga umuntu umwe kuri umwe ale sinzi uburyo nakuvugamo kuko uri umuntu mwiza cyane urabizi neza ko ndi umuntu mwiza cyane gusumbya izi ngegero wanyicaranyije nazo ukantera umwanya uri wa muntu buri munsi genda nawe gake ucunganwe n'umunwa wawe genda gake utumva baguhaye peti ngo we ngo urankunda kuba umukunda ntabwo bivuze ko wawukunda Kashka nawe ndakugeraho humura narindi kuri ale yego ratashije ale uri wa muntu buri munsi ku munsi mu gitondo nijoro ubanza kumenya ko meze neza kugira ngo ubone gukora gahunda zawe unyitaho ku rwego nanjye mba mbona ko birenze cyane ndabigushimira cyane ale Kashkashi rero nawe uratsoje se we uca mu ijambo ntabwo byemewe ale kuba uri umuntu mwiza si ibyo se si birahagije birahagije Atanazi Kashka humura nawe ndakugeraho Atanazi rero afasha kwavuka uburyo uri kurya byonyine no gutangira kumuvuga mba ndi guseka kuko ni umuhungu tuba turi gutera story naba mbabaye naba nishimye mudi yose ndimo agerageza kwisanisha nanjye niba twasohotse niba mubwiye tujya gusenga nta na rimwe ndashaka Atanazi mu buzima bwanjye ngo mubure Atana ujye mwishyura ngaho ibyo bintu ntuzigere ubireka nibura wakabivuza ariko ziri ngombwa ujye mwishyura ngaho ibyo bintu ntuzabireka Atana bikaze mu buzima bwanjye uretse ariko icyo yakenera cyose nagikora Atana ujye mwishyura ngahe ushinzwe iki ku buzima bwe ibyo bintu byose ujye ubimukorera umusanzu mbwira tumuzanamo umukozi w'umuntu n'ugize n'umukozi ajya byose nta kibazo igiciro uri bunce ndacyemera ndacyakomeza nari ngeze kuri Kashkashi ndabyibuka njya kumumenya yari anabaye abantu be bagiye kungirira nabi akora irondo oya ntabwo akora irondo
ni abantu bari bagiye kunyiba. ukora uri daso bro, ndavuna uri daso. Ntabwo ari daso yego, ariko uretse n'icyo gihe no mu bundi buzima no kugeza n'uyu munsi niwo muntu umenya ko umutekano wanjye umeze neza, ahora ampangayikiye, ntabwo uratahata kashika. Thank you. kandi ntabwo nzigera mbireka n'ibyanjye buri gihe nta kintu bitwaye. Nakubwiye manura uko kuguru, please manura uko kuguru. asuzugura Suzuguro n'umuntu anyicazanye n'imbwa. naho ubundi nta kibazo rwose ni ukuri ni byiza Ibyo nawe barekera uyu nguyu namwembe nzamwishyura ayashaka yose ajya komeza ngo rero reka ngushimire wakoze kumpuza n'inshuti zawe, umuhamagara ariko umuhamagare gake Ndacyakomeza reka nanjye maheka ngushimire, si wabavuze se wamvuze, ndagushimira ko wamvuze byinshi kandi koko meaninga byinshi kuri wowe mu buzima bwawe, urumva. Rero ndagushimiye ko wampuje n'aba batipe n'uducuti twa dusanzwe. nyine ndacyari gukomeza nijye mbasobanurira. basorejeho. Ese wenda kuvugisha Imana ahubwo mbona ufite umunwa muremure, wumvishe ko mvuga ntago watuza ngo mvugane n'umukunzi. ushaka ko nkuvunagura nk'abantu navunaguye bro Reka nkubwire bro, tware gake tuza. Ale sinakomeza se, nta kibazo. ntabwo nzi impamvu nageze hano mugatangira kuvuga ngo umugore wanjye akushira unanarye ndibaza nta n'umwe uranyambika impeta. Exactly. Sinzi impamvu mwakomeje kunyita umugore, ndacyari umukobwa. Ingingo ya mukuru yatumye rero mbatumiza uyu munsi, nk'uko natangiye mbivuga, ndabizi ko mwese mu nkunda, ariko nanavuze ko nanjye mwese mbafitiye amarangamutima. Kandi koko nawe urabizi sasa. Ego naricaye rero ndatekereza, ndavuga ngo ntabwo nashobora gukundana n'abahungu batatu icyarimwe. Si bisere ubuhungu bwose mwakundanaga. Ndavuga ngo ibyiza nagira amahitamo amwe kwiyahuza amagambo amwe. ndavuga tuziba. Ale twajyanye. Ndavuga ibyiza nagira amahitamo amwe, uwo muhungu akaba dukomezanya ubuzima bwanjye bwose. Uwo muranda hari kabisa. Yo umuranda hari kandi. Niba ndabikubabarira. Ni igihe uri kuvuga ngo wadukangisha kuri aba bantu. Numvugisha kabisa. Numvugisha. Ufite iki se ku buryo wumva izo nyama ubone kumvugisha. Ariko baziduhaye ngo tuzirye. None se bakubwiye nturureho umubi. Nako ngako nagasuzuguro kuba baguhaye ibyo kurya sasa nyizagasuzuguro mwagira discipline abantu. Mukareka no guca mu ijambo sheri. Ceceka sheri. Rero umuntu nabonye ko yaba ari we mbera urukundo rw'ubuzima bwanjye. Of course. Ngezo. Natanazi. Ndagukunda cyane. Cyane pe. Kushibaje kukubura. Ntabwo ndi muri blague. Ntabwo ndi muri blague. Ichazaso wefeti. Ako sasa. Sasa. Karame. Nta n'isoni ugira. Ziki ale. Nakakurebye nkareba n'urwo rutwangira rugira ubwenge. Kumbi ni tete vite. Wowe. Okay, urifata wowe unsumbisha akantu. Ajya. Aka gashenze. Ngaka ni kushaka unsumbisha wowe. Mutware gake. Mutware gake iki? Urifata untera umwanya, igihe untera umwanya untereye igihe nzanye nano uje kundutisha agashenze. Ntabwo nzi impamvu. Ale. Ntabwo nzi impamvu mva ko ubutunzi ufite n'ubukire bwose ufite n'amafaranga ufite. Wakabimenye se kubwo butunzi mufite. Wakabimenye nyine kubwo butunzi mufite. Ntabwo bikunda. Ntabwo ubwo butunzi bwawe njye ari bwo nkuriki. Ibyo byo kubyimba rero ujya gutukata nazi ngo nakantu. Nakantu nongere mbisubiramo. Nongere mbisubiramo. Nahe rukundo rwawe.
kashika windeba I know waranabaye wankoreye ibiki byose uziko ari hano ariko wasiga ubuzima bwanjye ndabizi ariko nabigushimiye uziko buri gihe mba mpangayitse iyo utarataha iyo utaragera mu rugo uziko buri gihe mpangayikira ubuzima bwawe n'uburyo ubayeho kashika nukuri ibyo bintu byose ndabizi pe ariko sindaha ngiye ngo njye kubeshya ngo ndagukunda kandi atari ko ndi kwiyumva ndashakaga ngo ariko sasa basi wiyibagije n'ibihe basi twageranye so nyuma yo kuntu kutangiye kwibuka ibihe okay I'm sorry basi njye nawe wiyibagije n'ibihe twagiranye njye nawe I appreciate ndagushimira pe ibintu byose ndabyibuka so uramfasha ushaka kungereranya n'aka kantu ntabwo ndi kubagereranya okay byibura we yaba yababwiye impamvu yahisemo se surundi nakubwiye ngo ntongere no kuvuga n'ijambo na rimwe gute wavuze tubyumve kimwe hari ikintu mutari kumva kuri njyewe kashika kuba waranabaye ni byiza ndabigushimira kuba unyitaho ni byiza ndabigushimira ariko atanazi uri hano kuba nkwitaho ni byiza urabinshimira yego so unyituye ariko atanazi uri hano ubuzima bwanjye uko mbugendamo nawe niko bugendamo atanazi ni wa muntu dusohoka sinjye gupretendinga kuba undi mukobwa uri kumva nkaba njyewe ni wa muntu mpamagara mfite ikibazo nubwo yaba adafite ubushobozi bwo kumfasha ariko akamba hafi muri icyo kibazo sinibaza ko uri kumbwira ngo ufite ayo mafaranga ngo n'ubutunzi ejo n'ejo bundi uzaza kubinyoboza ntago biri bukunde kashika kuba waranabaye ukajya kurwana ukanabara ntago tugiye gukina kaca ntago nirengagije ibyo byose byanyu ariko pe okay sasa ugere sanze urukundo rwanjye okay tambire ni seriva mwamaye indi mitsingi